abagira neza bazagutora dore n'ibyo muri iyi minsi byarahenze sinabona ibihaha ntabwo ugenda ureba urabona ndi ivatiri cyangwa urabona ndi ikamyo nakugira inama yo kureka itabi ariko warananiwe itabi ntabwo narereka mani kuko umugore wambwiye gushaka naramubuze reka ahubwo ndangiye ntanakurangira aho se ndangiye ko ndeba wazanye ivumbira reka cyo kuwambarira aho ngaho akerewe n'amasaha yagiye yewe miruho we miruho sha ndarira zakomeza gashanye ku kazi ndabona amasaha arimo kugenda mwa maze usigare ujya ku ishuri nsanga bagiye ku ishuri sawa urabona ko mubyishe ukanzemo hagati nakubwiye kana cyane ku ruhande niyo sangaha nese kutangiye ugakandamo hagati nise hagati gucya sugira so umuntu akananye katukabona kuzamo nyine ndi gukubwira ngo reba nyine ndabibona nyine reba nibi ngibi biri kubara ndetse deje ugiye kwicara kwiga wiga iki kuramo ibyo bikaka amasahani warangije kuyoza wayogeje mukuru wawe ko yagiye ndakwereka ugenda ujya koza amasahani subira mu nzu baravuga amasahani wayarangije kuyoza niba mwese yuzuye ibase uyozira imeshe naho so wabyaye muri batisimu rwose zacake rero kuzerekana ari abana beza ntari bizaza wangwino nkijyanire ukuntu uri umwana mwiza jya mu mugongo rwose nkijyanire ariko hari wamutipe wambwiye ngo nzamushakire ibyana wamuhamagara ubundi nkamuha nkazamuhamagara ngo mve gahunda zimeze Halo. None se bimeze gute ku mwanya? None se waje nkakurangira bya byana wambwiraga? Uri mu rugo ugiye kwituza? Sana reba aho. Wansanga he? Ntacyo nsanga handi hari twahuriye nari. Sawa. narabuze wa muntu we nahuye n'akazi kenshi kuva cyagiye twahura ntabwo twari twongera guhura ku mugani akazi kaba karabaye kenshi wa mugani buriya umpamagaye nanjye hari utuntu nari ndi gukora ariko nari mbishoboye ndavuga ngo reka nkwitabe numva icyo umbwira nabonye wangira inama nzima hari ntari nubwo waje umunsi twaza kubigenza nari nagukumbuye rega baragenda bagakumburana
uri nuhamagaye nari ngukumbuye nanjye ndi no kugutekerezaho. twarakumburanye buriya nanjye guhamagaye nagutekerezaga. Ejo bundi nagukebutse ahantu ariko nimba waranyitsindiye. Nimba wari no kunywa akantu nagira ngo nzu nsomye mageze nsanga nimba waranyitsindiye nawe ndagatsindiye. Ntabwo nakubonye buriya nza kuba narakubonye mba nakurabuye. Waranyitsindiye cyangwa amazi. Hano w'iki gihe nawe nsigaye amazi. Hano waranyitsindiye ukavuga ati ntabwo nakwitsinye pe. Ariko ntari uyu munsi bwo uranamo akantu wenda. Umunsi turabikoze tubigeza ndagufitamo ntayo. Utunamo rwose niyo kaba ari ka kiyasi kamwe wenda. Ubu ukuntu Yesu agira neza ndumva mu muhogo harumye. Umuntu agapfa kubobeza mu muhogo. Byagendaga ariko. Byageraga pe. Iminsi myinshi rwose tugahuye. Naho muri twaraburanye. Ariko ubwo duhuye ni amahirwe. Ega se bamwe ngo zakuragera bya byana. Twibuka hariya. Nubwo wenda muzi hano mbabwire. Ko wagiye unyegera ariko urabona hari ikibazo ari cyo mbaye. Umeze neza uragenda. Kare umeze neza nta kibazo. Gusa nyine ushatse wahita tukikundanira. Kakanya kuko urahanyirukanye ko ahitambwiye no mu rugo hariho. Umuntu mu rwa mbere koko ugahita umutera indobo nk'iyi ngiyi koko. Hakuze ukuntu nakwikundiye. Rwose noneho wagera ku musatsi. Reba ushatse wareka tugapanga. Uracyari umwana kandi ndagukuze. Nta kibazo n'ubundi ko marise nanjye. Mwese mu rugo ni hehe? Sije ngubwo koko ni ukugiye ko mu rugo basi se ni hehe?